Mugizi we uracyari mu rugo ngaruke tuganirira ko mbonye ibintu bitavamo. Ndahita nshaka agahanda. Yandi ari urugi rutukura. Cyane ndaje ngure nabi. Tagarutse nye nta kibazo tuganire nabi. Reka nze ngaruke ngurebe nta kibazo tubiganireho mwana. Okay. Ndaje. Nta kibazo. Makuruzi. Niyo mpamvu ise burira hano suhana tutareshya dore duse tureshya. Hari icyumba cy'amasengesho twarayemo turadusenga nyine kugeza mu gitondo nibwo nari nkiza. Meze neza ariko ameze neza cyane gute? Ejo mama yiwe amukubise urushyi yagarutse yanyweye agacupa. Ngo yagarutse yasinze. Nyoko mama mbaye yagarutse yasinze. None se ubu ngubu arashaka ko duhangana none nanjye nkamucupa akakura agasuzuguro kuryo tuzaturwana umunsi ku munsi. Ubu ntawe urimo hano? Ntawe uhari yagiye. Ariko mama mbaye ashaka ko duhangana noneho hasi hejuru. Ngiye reka mubwire. Ngiye gukuramo iyi myenda n'iki gikapu. Niba ari iki rwego mama mbaye ashaka ko duhangana tugiye guhangana. Ubu n'ubwo ngo ari yasinze. Yaje hano yasinze. Akamiza ngewe n'umugore niba ari akarago niba ari gupimana nawe turabimenya nabo. Amagana ye kabisa uriko nduzi na kubuze kabisa. Ariko ndabona nakubona. Rubuki kwisi ugaruka amahoro kwa mugabo. Amahoro bigenze bite? Nakugenda bitekereje mu mutwe nta mpamvu yo kwicura nta n'icumi. Wabanje ugahendahenda uriya mugore nawe ufashe uwo mwanzuro? Umwanzuro ufashe muri izi nawe urunye n'umugabo ufashe umwanzuro wo kwikira ikibazo nibona nzagaruka. Ese wa mugabo we i Kigali ufite tike uriya ariko n'abana nabi n'abantu ntabwo ndi buyibure. ubwo nicyo cyemezo ufashe muri makuru pe cyane nakubwiraga nari ndi kwikorera ka gaparafone mo hano. ubwo niba ufashe icyo cyemezo no kujya tuvugana kuri telefone. nta kibazo cyo ubwo ngiye kwigeze niba agitekereje niba umwanzuro ufashe neza wa kigabo
uragenda tuzaba tuvugana kuri telefone ndumva nta kindi nagufasha. nta kibazo. Telefone yawe niriwe se? Telefone yanjye iriho. yanje ubwo ngiye kujya i Kigali ndaguhamagara ubwire uko byagenze. Ngiye kugenda mwiga amafaranga. Genda ubwo urambwira. Dore ntabwo twabanye nawe. Yego nta kibazo, nanjye reka nisubire mu kazi. Amambaye n'ingorera nashamwa jya umugabo byabara abandi natahutse wanjye natahutse byabara abandi naje mbonye ko naje nkingurira njyewe byabara abandi amambaye ntabwo wumvise ko umugabo yaje yagezeho ntabwo wabyumvise ntabwo wabyumvise ko naje njyewe byabara abandi amambaye fungura hano aba kumwe na papa tata hotse wanjye ntabwo wanyumvise amambaye uyu mugore ntabwo yaranyumvise ko natahutse bazanye bose byabara abandi
ndarota rukaza kumenaho amazi ariko numva ndaje tubonane n'umusiga usaya muri tukaza kumenaho amazi ndi hanze se shaka bakaga kumva kanze ngane na akaga kumugabura akaga kamubone sikasuzuga kakaye kumubone usange hanze umeneho amazi kamubone fungura nga fungura kandi akagasuzugura umugore kageze ku kanya umeneho amazi ugize no kumfungira Rambo nawe Rambo umugabo niko umugore akaga k'umugore karafungirana kamenaho n'amazi hanze nasanga waniryamye njyewe ariko uraza ukumbona uno munsi urambona yarakaye noneho yabaye nk'intare yabishe we ya mana we mana y'u Rwanda numva wumvishije byabara abandi uyu munsi yababa we kanze njye gushaka ndutyaza rwici nawe umusangamo ndaramuka ngusanga murambura mugore urafungiranye kagasuzugwamo urafungiranye shisanga turavuye kutambura ndaje nduzana raruca gusange mibi yagiye so menya yagiye Imana imunkijije noneho yabaye none isusa we Mana y'u Rwanda mukizwa n'iki nahagarukira ngo araruca baba we
we ndumva umutima noneho nturagaruka mu gitereko baba we siko numva ndi gutengurwa we baba we rwose we ugarutse niwe oya ntabwo ari we narahabutse umutima wamvuye yabaye yamoya yarubiye byabara abandi noneho nimbona nkize byabara abandi ry'uyu munsi nzashima Imana wagiye kuzana umuntu uruca baba we nasangamo we baba Mana y'u Rwanda nasangamo byabara abandi ko ari bunyice baba we ariko rero reka nze ngende njye kubera ko naca mu muryango yo mfite nigendera